kurwana n'intare nko kurwana n'imbwa. Imbwa iryana uretse gusa size yayo n'umutontomo nta bindi. Ariko niba mushaka kumenya aho narwaniye n'intare mu gisirikare kumenya kurasa gusa ntabwo bihagije. Hari ngiye biba ngombwa ngo umenye kuvuga kubereye ko kuvuga ngo birarimo. Ijambo rikomeye mu gisirikare cyangwa se umuntu ubasha kuvuga ubwabyo ngo bishobora gutwara urugamba bikarugeza kure. Bishobora kandi kugufasha guhagarara neza imbere y'umwanzi. Bishobora kumvikanisha buyoboye cyangwa se muhuriye ku rugamba yuko byanga bikunda urugamba mugiye kurutsinda. Kabone niyo mwaba muri kugamburuzwa cyangwa se kugenda munanezwa n'umwanzi. Yewe muri no gutakaza umubare munini wa muri gukoresha ku rugamba. Ibi rero ngo ni bimwe mu byagiye biranga cyangwa se ngo kubasha kuvuga neza ijambo rikakaye rikomeye ryumvikanisha yuko abo muri kuyoborana urugamba cyangwa muri kumwe ku rugamba umwanzi uko ari buze kuza ameze kose muraza kumushyira hasi. Mu byaranze cyane General Retired James Kabarebe. Tugiye kuza tugaruka ku mbwirwaruhame zikomeye rwose uyu mugabo yavuze mu bihe bitandukanye zagiye zirema agatima abo bari bari kumwe ku rugamba, ariko kandi mu zagiye zinimana igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ubu General Retired James Kabarebe ni umwe mu bagabo bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ni umwe mu bagabo bazwi cyane muri Afrika y'Uburasirazuba, ariko kandi ni umugabo wubatse ibigwi muri Afrika ngari mu bijyanye n'igisirikare. Niyo iyo ngiyo imahanga bagiye guhana ari mu bagabo baheraho kubera yuko bakunda kuvuga yuko ngo afite uruhare rukomeye cyane mu bitero, mu bwicanyi, mu mvururu n'ibindi byose ngo bibera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi nari kwibaza angira ntireka ndeye impamvu idasanzwe ituma General Retired James Kabarebe bakunda kumugendaho muri ubu buryo. Nza gusanga impamvu inganururu uyu mugabo yigeze kuba umugabo mukuru w'ibihugu bigira kuri 2. Ibi byose biratuma nyine izina rye ritumbagira rikava mu yandi mazina yose mu gisirikare twumva muri aka karere nyine bakamujonjuramo kubera yuko mwarabibonye yuko bari abagabo bakuri iyo ngiyo mu Burengerazuba iyo bashatse umuntu bihaniza cyangwa se bagenda hejuru nyine bareba wa muntu uzwi nyine mu ijambo rimwe bareba inyenyeri. Uyu ni umugabo uri mu babaye hafi ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nimvuga kuva mu bwana bwabo ntabwo ndaba mbeshye, ariko kandi kuva mu nshingano zabo z'igisirikare mu buto bwabo kugira na magingo ya aracyari hafi ya Perezida Paul Kagame, akamwizera cyane kandi akabinkotanyi ryahamye akabindwanye ku rugamba. Ni umugabo mwigize kumvaho amateka yuko yigeze kwica intare wenyine, n'intare batinya koko. Mwaramutse, tugiye kwinjira muri iki gitondo twumve amwe mu magambo akomeye yavuzwe n'uyu mugabo General Retired James Kabarebe. Umugabo naka kanya ukivuga amagambo ushobora kumva yakuraho intekerezo nzima, ushobora kumva kandi akakurema gatima. Ni umugabo wimanye u Rwanda mu buryo bwo kurasa, yaba akoresheje umututu w'imbunda cyangwa se akoresheje imbunda y'irurime. Reka nizere yuko mwamaze gukurura gatebe mutangira urugendo muri kwerekeza ku mirimo yanyu ya buri munsi, kandi bamwe mwagezeho cyangwa se abandi muri mu mayira mutaha bitewe n'akazi kanyu uko gateye. Hari n'abagiye kudukurikira ari ninjiro wenda mutari hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ari kumanywa. Iyi yitwa Sound of Muhabura, ngewe nitwa Rugamba. Reka nizere yuko tugiye kubana. Ubundi bakunda kuvuga yuko ijambo ngo rifite byinshi ryahindura mu mateka. Muri inkuru yacu kandi tugiye kugaruka muri zimwe mu mbwirwaruhamwe zavuzwe na General Retired James Kabarebe. Uyu yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, rero aba umujyanama wa perezida mu birebana n'umutekano, ndetse kandi uyu mugabo ubu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ariko kandi ni umugabo kuko ufite ibigwi bikomeye mu buyobozi bw'u Rwanda kuva na kera na kare kugera n'amagingo ya. General Kabarebe rwose yamenyekanye cyane ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya yabayeho imyaka 8 yose kuva ahagana muri za 2002 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaramaze umwaka umwe atorewe kuyobora igihugu cy'u Rwanda ariko mu buryo bw'inzibacyuho. General Retired James Kabarebe yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva 2002 gukomeza gutumbagira kugera muri 2010. Rero ibintu byatumye agira umwihariko rwose wo kuba ari we wa mbere watinze kuri uyu mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kabarebe yabonye izuba cyangwa se ubwo ndavuga kuvuka ahagana mu 1959 avukira rwose muri Uganda, kimwe n'abandi banyarwanda benshi cyane bari impunzi kuri buriya butaka bwa Uganda. Amashuri abanza yayize muri ahitwa Kiamate Primary School. Rero ayisumbuye
ayakomereza muri Kabare Secondary School ni mu gace ka Masindi hano ni ku butaka bwa Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yize muri St Helen College Kitovu. Rero amasomo ye yayakomereje muri kaminuza ya Makerere aho rwose yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu ndetse na politiki. Rero yarangije muri iyi kaminuza nahagana mu 1989 nubwo General Kabarebe yamenyekanye cyane ubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Amateka ye umwuga w'igisirikari ajya kure cyane rwose kurenza iyi myaka 8 cyane yuko ari umwe mu bagize uruhare rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Numwe mu basirikari bagiye bamenyekana mu bihe bitandukanye bitewe n'ibitendo bya gisirikari RPA yagiye ikora hirya no hino. Kandi inyuma kimwe n'abandi banyarwanda bari benshi cyane bari barahungiye muri Uganda, yagize uruhare ku rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Mbere yo kuba cyangwa se mbere yo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, rero izina Akabarebe ryumvikanye cyane bakurikiranaga cyangwa se ku bantu bakunda gukurikirana amakuru y'intambara ya Kongo ya mbere ndetse n'iya kabiri, cyane yuko uyu cyangwa se uno mugabo ari we wari uyoboye ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri iki gihugu gucyura impunzi z'abanyarwanda bari muri Zaire no kurwanya interahamwe n'ingabo zahoze ari za FARE. Rwose zacuraga imigambi mibisha yo kongera gutera u Rwanda. Gahunda ngo yari imwe kwari ugutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi kandi ngo bagakomeza na jenoside yakorewe abatutsi ngo bari barambutse ku butaka bwa Kongo badashoje uko babyifuzaga. Aha rero ni naho Kabarebe yaje kwandikira amateka yo kuba umugaba mukuru w'ingabo mu bihugu bisaga bibiri. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yari ikitwa Zaire muri kiriya gihe. Ni nyuma yo guhirika ku butegetsi Mobutu Sese Seko Wazabanga, rero agasimburwa na Laurent Desire Kabila. Nyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri za Kongo ahagana muri 2002, Kabarebe yagizwe umugaba w'ingabo z'u Rwanda kugeza muri 2010 ubwo yagirwaga minisitiri w'ingabo. Umwanya yabayeho kugeza muri 2018, naho yamaze bigiye rwose ubwo yagirwaga umujyanama wa perezida wa Repubulika mu by'umutekano. Rero ubwo yashyirwa cyangwa se ubwo yashyirwaga mu kiruhuko cy'izabukuru mu ngabo z'u Rwanda, General Retired James Kabarebe yijeje yuko rwose nubwo ari mu basirikari bakuru bagishyizwemwo ariko igihugu kizakomeza rwose kugira umutekano. Ati ntabwo bivuze yuko umuntu aretse igisirikari wakivamwo ariko ntabwo cyakuvamo. Rero ndabasezeranya uyu munsi cyangwa se uno munsi ndabasezeranya igisirikari ntikizigera bavamo rwose. Aho bagiye, ubumenyi bajyanye, ubunararibonye bajyanye, bafite ubushake, ubwitange, urukundo rw'igihugu, icyaba icyo ari cyo cyose rwose, nubwo batagiye kure bari hafi y'ingabo. Nta cyashobora rwose guhungabanya umutekano w'igihugu. Aba bagabo rwose bose baracyahari, bagiye mu kiruhuko ariko kandi no kugira ngo batanga akanya ku bandi bakuriye nabo bakomeze kubasha kuzura mu nshingano nkuko nabo byari bimeze. Atariko kandi tubari hafi. Yakomeje agira ati twe turi umuryango umwe, ni ugukuramwo impuzankano gusa ariko ukaba uzi ngo aho cyangwa se aho wayikenera cyangwa se urayisingira rwose ako kanya. Niba ari umwanzi utiye umwivune, niba ari aho igihugu kigukeneye kandi kikubone. Uyu mugabo yigeze kugira ati RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ifite ubushobozi bwo kurinda u Rwanda imyaka 100 iri imbere. Yashakaga kuvuga yuko ngo abana bato bari mu gisirikare cy'u Rwanda, yewe yanigeze kuvuga yuko ngo bakomeye kuruta uko bari bakomeye, agende kukuba ngo kera barakoreshaga imbunda n'ibizigira gusa, ubwenge butagiye kure cyane, bamwe bataranize, ariko kandi atabasirikari bacu kano kanya bize neza, barakomeye ku buryo rwose niyo urebye ubona bafite cyangwa se bari fete cyangwa se banakomeye kuturusha rwose.
rwose. Ubwo yashyirwaga mu kiruhuko cy'izabukuru mu ngabo z'u Rwanda, General Retired James Kabarebe yijeje abaturarwanda yuko igisirikare cy'igihugu gifite ubushobozi rwose bwo gukomeza kurinda igihugu ndetse no kugeza ku myaka 100 iri imbere. Ati Perezida wa Repubulika rwose yubatse RDF idahinduka mu migirire, idatezuka ku nshingano zayo, ku buryo rwose uyu munsi imbaraga ifite ziha icyizere uwo ari we wese wageze cyangwa se wageze igihe cyo gusezera mu ngabo, kuba yasezera rwose ntacyo yikanga n'iki na gito. Yakomeje ati iki gisirikare cyacu rwose aracyubaka. Ubwo ni Perezida Paul Kagame yavugaga mu buryo burambye. Rero bakibona cyangwa se abatakizi ukuntu acyubaka, kiratangaje. Icyizere ko igihugu cyacu kizarindwa mu myaka itari hasi y'100 iri imbere. Inkuru yuko yarwanye intambara, inkuru yuko yarwanye n'intare cyangwa se yakoze intambara n'intare akayinesha rwose yashituye benshi cyane. Bamwe babanje kugira ngo namakabyo nkuru y'umusirikari ushaka kuryoshya imvugo, ushaka kwitaka no kuyumvikanisha yuko ngo yari umusirikari udasanzwe. Bamwe arabashatse kwifata gutyo, ariko nabari bataratega amatwi neza ngo bumve ibijyanye n'ino nkuru y'uburyo General Retired James Kabarebe ngo yaba yarifashije intare, imwe mu nyamanzwa iteye ubwoba mu zishyamba rwose. N'intare irimwo ndetse bishingiye ku mutontomo wayo ndetse n'imiterere yayo, byanatumye yitirirwa umwami w'ishyamba. Muri Gashyantare hari 2023 ubwo General Retired Kabarebe yasobanuriraga urubyiruko imvano y'inkuru yo kurwana n'intare, yavuze yuko rwose n'ubundi bitaguye kuyirwanya kuko nubwo ifatwa nk'umwami w'ishyamba. Ati buriya mu nyamaswa zose zibaho intare niyo yoroshye kurwana nayo. Rero kurwana n'intare bigusaba gushiruka ubwoba, nta kindi rwose. Iyo ugize ubwoba nubwo waba umeze gute irakwica, ariko ushiditse ubwoba intare ntacyo yagutwara. Rero ufite inkoni ntacyo yagutwara. Kurwana n'intare ni nko kurwana n'imbwa iryana, uretse gusa ubunini bwayo n'umutontomo, nta bindi rwose. Aho twageze ngo twicare tukimara kwicara rwose, twari dufite inka. Intare iratera, irabanza rwose irivuga, tuti iraje. Twari twacanye umuriro mwinshi cyane, intare iratera. Mu kanya gato twumva ifashe inka iyikubise hasi. Yakomeje agira ati ubwo twari abasore bato, ninjye wari mukuru, abandi bari bafite nk'imyaka 15 gutyo. Ubwo dufata inkoni turwana n'intare ijoro ryose, igahindukira ishaka kugufata kwijosi ukayikangisha inkoni. Rero cyangwa se turwana nayo kugera mu gitondo, turayinesha rwose. FDLR ntiyamara umunota mu Rwanda. Rero ikibi ni ingengabitekerezo yayo. Iri naryo ni ijambo benshi bagiye bakunda gutega amatwi, na cyane yuko bitewe n'ibitero birenga 20 FDLR yari igerageje kugaba ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitari kinini cyane. Hari benshi bagiraga bati nyamara uyu mutwe cyangwa se uyu mutwe witera bwo bushobora kuzabirindura u Rwanda umunsi umwe. Iri jambo rero ryaje kongera gutuma abantu bagira bati reka dutega amatwi twumve uko bimeze. Umutwe witwaje intwaro ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa FDLR, ukunze kugaragaza yuko intego yawo ari ugukuraho ubutegetsi iburiho. Ibyo ukunze kubigerageza mu bihe bitandukanye rwose, nubwo ugenda ucibwa intege n'uburyo bamwe mu bawugize rwose bakunze guhitamo gutaha mu Rwanda rwababyaye, uretse cyangwa se abamaramaje rwose banagira bati twe tuzemera dupfire muri aya mashyamba. Ubwo General Retired James Kabarebe yavugaga kuri uwo mutwe mu bihe byashize rwose, yashimangiye yuko kuri ubu ngubu aho bigeze utamara n'iminota 5 mu Rwanda. Ni mu gihe uwo cyangwa se ni mu gihe uwo uvuga yuko wifuza kurwigarura rwose, ukazwa kuraho ubutegetsi nawo ngukongera ukema ingoma. Ati ikibazo dufitanye
bafitanye na FDLR si kimibare rwose. Rero igiteye inkeke n'ingengabitekerezo ya jenoside na bya bindi by'iminota 5 rwose ndabisubiramwo ntayo bamara hano. Rero yashimangiye yuko ikintu gikomeye kandi kibi uwo umutwe ufite ari ingengabitekerezo ya jenoside ukomeje kubiba mu bato ngo cyangwa se ngo okwiza no gukwiza mu karere muri rusange rwose, na cyane yuko ingengabitekerezo ya jenoside ibihugu byinshi byamaze kuyabsorba, abaturage ba bimwe muri ibihugu duturanye bamaze kuyiyoboka ku buryo nabo batangiye kwiyumvamwo intera hamwe. Rero indangagaciro za Major General Paul Kagame ku rugamba, ibingibi ni ibyagiye bikunda kugarukaho cyane na General Retired James Kabarebe n'abandi basirikari baki rwose batinyuka cyangwa se babasha gusubiramo neza ibigwi bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, na cyane yuko General Kabarebe ari mu babaye hafi ya Perezida Paul Kagame mu bihe bitandukanye kuva mu buto bwabo. Abahoze ari abasirikari ba RPA iyo babara inkuru zo ku rugamba rwo kubohora igihugu uzumva bakubwira yuko nyuma y'urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema rwose zahise zicika intege ndetse zitangira gutekereza kwisubirira muri Uganda kuko zabonaga nta cyizere cyangwa se icyerekezo, ndetse babonaga nta n'icyo benda kuba bazageraho. Muri icyo gihe zari zacitse intege, ariko nibwo Major General Paul Kagame wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo urugamba rwatangiraga yahageze, ndetse mu buryo budasanzwe ahindura imiterere y'urugamba binyuze mu ndangagaciro ye. Yahise atoza ingabo za FPR Inkotanyi. Generali Kabarebe yavuze yuko ubwo Major General Paul Kagame yasangaga ingabo za RPA ku rugamba rwo kubohora igihugu yasanze rwose zananiwe, zasubiye inyuma, ariko yemeza yuko zidashobora gutsindwa kandi zifite icyo ziri kurwanira. Ati yaraje asanga rwose urugamba rumeze nabi cyane, asanga kurwana cyangwa se asanga kurwana gusa nubwo twitaga umwanzi twari dukanganye ari we leta nyine yakoraga ibyo bibi, ntabwo byari ibihagije. Yasanze agomba kuzana imiyoborere yindi, yari iyo rero gukunda igihugu rero ukagitangira amaraso yawe ku buryo n'umuntu cyangwa se ku buryo n'umuntu nubwo yaraswa agapfa, rero usigaye akaba azi ngo uriya icyo yapfiriye cyari ikintu gifite akamaro rwose. Rero yapfiriye gukunda igihugu. Niba ukunda igihugu rero uragipfira, iyo utagipfiriye rwose uragitanga cyangwa se ubwo uragitanga nta bindi. Rero indangagaciro yo gukunda igihugu yayituje Inkotanyi zirwanya umwanzi kandi neza cyane. Ni umwanzi wari ufite ibikoresho bya gisirikare bikubye ibyacu inshuro nyinshi, ni umwanzi kandi mu mubare waraturutaga cyane, yarazi ibyo cyangwa se ibice ari kurwaniramo cyane. Ariko kandi ibyo ntabwo ari ibyo gusa, ni umwanzi wari ufite inkunga zavaga imahanga iyo ngiyo mu bihugu by'abera nko mu Bufaransa kwa Mitterrand, mu bihugu bigiye bitandukanye hano by'akarere. Murabizi yuko Zaire rwose kwa Mobutu Sese Seko ngo yohereje abasirikari be barwanaga nk'abasazi, ngo bageze mu burasirazuba baraswa n'Inkotanyi, nuko batahubwo menye rero turi kurwana n'abasazi, bayabangira ingata bagaruka bagenda basahura, barenga za Rubavu, bariba bisubirira ku butaka bwa Kongo. Birangira uko nguko abasirikari ba RPA babanje kurwana nk'ibyihebe rwose. Iyi ni inkuru kandi abantu bagiye batega amatwi, ni inkuru ariko kandi uretse kuba yarema agatima yanatuma umuntu akunda igihugu muri umwe cyangwa ubundi, gusa ni inkuru irimo agahinda bitewe n'uburyo abana b'Inkotanyi ngo batikiye ari benshi cyane kubera kurwana nk'abiyahura. General Retired Kabarebe yavuze yuko bitewe n'uko bari bafite ibikoresho bike, iyo abasirikari b'Inkotanyi ku rugamba rwo kubohora igihugu iyo baneshaga umwanzi, imbunda zasimburaga ibyo kurya rwose. Ati niko byagendaga. Ati iyo umusirikare w'Inkotanyi yabaga ashonje, ikintu cya mbere yafataga n'imbunda n'amasasu, kuko nicyo kintu yabaga akeneye cyane rwose, bikiyongera ku byo bari bafite.
ati yagaragaje yuko rwose abasirikari ba RPA barwanaga nk'ibyihebe ku rugamba rwo kubohora igihugu mbere yuko Perezida Paul Kagame ahagera agahindura uburyo bw'imirwanire. Ati twebwe tukagenda n'utubunda twacu twarize agatuza abapfa bagapfa rwose bakurasiraga mu birometero 3-4 mpaka ubagezeho. Rero murumva ukuntu abantu bari bateye, niyo mpamvu abazayirwa bavuga yuko RPA ari ibyihebe kandi koko ubibonye usanga abari ibyihebe koko. Rwose yagaragaje yuko ubwo bari mu mishyikirano n'ingabo zari iza leta ya Habyarimana, Colonel Theoneste Bagosora yababwiye yuko nta mututsi ushobora kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ati nta muntu n'umwe ushobora kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ati icyo gihe twaramubwiye duti Bagosora urashaka iki? Twarakunesheje, nushaka naha nonaha dutangire intambara hano, turakurasa kandi tugufatane n'igihugu rwose. Ibingibi babivugaga bari mu mishyikirano ubwo yaragize ati nta mututsi ugomba kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Atari kurashaka iki ko twakunesheje ukaba udashaka kumva? Niba ubishaka naha tuze kubikora rwose. Urumva yuko bitari byoroshye ku bantu bagiye mu mishyikirano, ku bantu bari kuganira n'igihugu bakavugira amagambo akomeye nk'ariya hariya. Nta jenoside izongera kuba ku butaka bw'u Rwanda. Hari benshi bagiye bumvikana haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagira bati umugambi twatangije n'ubundi tuzawukomeza. General Retired James Kabarebe rero ibi nabyo yaje kubishyiraho akadomo mu mbwirwaruhame mu bihe bitandukanye. Imyaka 30 irashize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe n'ingabo zari iza RPA zakoresheje ubwitange bukomeye cyane ngo zibashe kurokora igihugu n'abatutsi bishwaga abazira uko baremwe. Ni amateka rero atazibagirana ku Rwanda kuko mu gihe cy'iminsi 100 gusa abarenga miliyoni barishwe. General Retired Kabarebe kuri ubu usigaye ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yigeze kugaragaza yuko nta jenoside ishobora kuzongera kuba mu Rwanda uko byagenda kose. Ati biragoye kuvuga ngo nta jenoside izongera kuba ahandi aho ariho hose, ariko biroroshye kuvuga ngo nta jenoside izongera kuba mu Rwanda. Ibyo kuko turi abanyarwanda, turima cyangwa se turimana u Rwanda rwacu. Rero aho twahagarara tukavuga ngo cyangwa se tukahama twashimangira yuko jenoside itazongera kuba ku butaka bw'u Rwanda. Ubuhemu bwa Kayumba Nyamwasa n'ubuhemu butigeze bukunda kuvugwaho n'abasirikari batandukanye mu ngabo z'u Rwanda. Icyambere hari abamutinyaga bavuga yuko ari umusirikari wabarushaga amapeti. Icyakabiri abandi bakumva neza batazi icyatumye uyu musirikari wari ukomeye mu ngabo z'u Rwanda akora ibyo yakoze. General cyangwa se General Retired James Kabarebe rero ari mu bagiye bakunda gusobanura ibijyanye n'ubuhemu bw'uyu mugabo rwose ukina. Ariko General Retired Kabarebe yigeze kuvuga yuko umuntu wa mbere w'umugome ubaho ari Kayumba Nyamwasa wabaye mu ngabo zabohoye igihugu rwose, ariko kuri ubu akaba yarashinze umutwe wa RNC urwanya leta y'u Rwanda. Icyo gihe rwose icyo gihe yagize ati nimba hari umuntu w'umuhemu ubaho cyangwa se rwose ukiriho watangaho urugero ni Kayumba Nyamwasa. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye agahabwa cyangwa se akagirwa icyo ari cyo, ariko iyo ari umunyabwenge buke umuhemu mu buzima bwe nta burere agira, ari umunyagasozi rwose ibyo byose abipfusha ubusa. Ati yari umunyagasozi byose n'ubundi birangirira aho ngaho. General Retired Kabarebe yigeze gutangaza yuko mu gihe abandi baririmba we adashobora kubikora kubera ko akiri umwana yigeze abikubitirwa se n'umwarimu bituma afata icyemezo cyo kutazongera kubikora ukundi. Ati abandi bararirimba ariko giwe ntibishoboka kuko ibi narabizize rwose. Yagize ati ubu ngewe sinshobora n'umunsi n'umwe kwasamura umunwa wanjye ngo ndirimbe. Rero nkoma amashyi gusa kandi nkizirwa nkaryoherwa nibi cyangwa se n'indirimbo kubera yuko ndi umwana muto
nahuye n'umwarimu rwose wanyangishije kuririmba ku buryo kuva uwo munsi sinongeye n'aka na gato. Icyo gihe rero yahorwaga yuko ari kuririmba mu kiliziya ubwo bari muri Uganda mu ishuri rya Kiamate cyangwa se Kiamate Primary School, aho umwarimu w'igitsina gore wangaga abanyarwanda cyane, aho yabasangaga hose yamukubise amubuza kuririmba, bituma rero afata icyemezo cyo kutazongera kuririmba ukonde. General Retired James Kabarebe ni umwe mu basirikari buri muntu wese na n'ubu akunda gukurikira iyo abonye ahantu agiye kugira imbwirwaruhame atanga. Akamusirikari kandi wavuze byinshi byo kugenderaho mu bihe by'uyu munsi ndetse n'ibihe by'ahazaza. Reka dushyire akadomo ku makuru yacu ya mbere y'ahangaha, andi makuru araza kuza mu masaha ari imbere, kandi muze guhaha muronke mukomeze kuba kumwe natwe.